ushobora kuba usenga buri munsi upfukamye wiyirije wababaje umubiri wawe ku rwego rushoboka, wihanagura amarira wenda usenga unarira usaba Imana ngo wenda igire ikintu yagukorera se cyangwa ibe yasubiza amasengesho yawe runaka, ugasanga amasengesho yawe wenda ari gusa nkaho asa nkaho yirengagijwe ntari gusubizwa, ukabona nyine uhora ukora usenga ariko wagira ngo nturi gusubizwa, ariko ntumenye ikintu cyabitese cyangwa ntumenye nyine impamvu ayo masengesho yawe ari gusa nkaho atari kugera ku Mana. Buriya ushobora kuba uvuga amagambo atatu yonyine ahita acecekesha ijuru kuba ryaba ryasubiza iryo sengesho ryawe se, cyangwa bigatuma iryo sengesho ryawe rikaba ritarenga umutaro ngo ribe ryagira ku Mana. Ariyo mpamvu uruho rusenga buri munsi wagira ngo isengesho ryawe niba ryageze ku Mana, kandi amasengesho aba yose yageze, ahubwo ari ukuntu wenda ukoresha aya magambo tugiye kureba hano, amagambo adakwiriye mu isengesho bikaba byatuma isengesho ryawe ridasubizwa bitewe n'aya magambo ukuntu ari mabi ku Mana se, cyangwa aya magambo ukuntu adakwiye kuba wayakoresha nk'isengesho ryawe. Buriya ari amagambo atuma abamarayika bahindukirana n'ibyawe bahawe byose wenda ngo babe bakugezaho bakabisubira nabo, bitewe n'ukuntu nyine aya magambo aba atakwiye kuba yakoreshwa mu isengesho ryawe. Aya magambo asa nk'aho ari amagambo meza yuze kwicisha bugufi, ariko arimo uburozi bwihishe muri ayo magambo, bituma rero atatuma ngo isengesho ryawe ngo ribe ryagera ku Mana se, cyangwa ribe ryagira kure ngo ube wabasha gusubiza. Ikirenze ibyo byose, aya magambo Satani arayakunda cyane ku rwego ruri hejuru, kuko abazi ko ayo magambo yica uko gusenga kawe se, cyangwa atuma iryo sengesho ryawe ritagira kure ku Mana ngo ribe ryabasha kuba ryasubiza. Rero muri iyi video y'uyu munsi aka kanya uramenya ayo magambo atatu ndetse n'impamvu ukwiye kuyatandukanya n'isengesho ryawe buri munsi. Uko ugiye gusenga ujye wibuka aya magambo atatu, please ndakwinginze uyatandukanye n'isengesho ryawe, kuko nta sengesho na rimwe ryagira ku Mana se cyangwa ryapfa gusubiza. Niyo risubijwe aba ari kwakuvuga ngo nyine no kwa kundi wenda isengesho ryasubizwe bisanzwe, ariko isengesho ryose ryujemo aya magambo se cyangwa ryakoreshejwe aya magambo akenshi na kenshi ntabwo risubizwa bitewe n'ukuntu aya magambo atari meza mu isengesho. Rero guma hano kugeza ku musozo w'iyi video, kuko ibintu byose ugiye kumva muri iyi video bishobora guhindura burundu uburyo wavuganaga n'Imana yawe se, cyangwa uburyo amasengesho yawe yagiraga ku Mana. Rero mbere yuko duhishura aya magambo mabi se, cyangwa kugira ngo mbere yuko twerekana aya magambo mabi, reka dufata akanya gato niba wemera ko isengesho ari intwari ikomeye kandi isengesho ari umwanzi wa Satani, isengesho ari cyo kintu cya mbere ushobora kuba cyacecekesha aya magambo ya Satani ndetse n'imigambi mibi ya Satani. Ndagusabye aka kanya afata umwanya ukande like kuri iyi video n'iby'agaciro, ndetse ukore na subscribe kuri iyi video rero, ndetse ungire no kukazogera wenda ukande kunzogera nabyo n'iby'agaciro, kugira ngo ibintu nk'ibi by'ubwenge bizajye bikugeraho umunsi ku wundi. Rero ibi ngibi impamvu mbabivuze ngo wenda mukande like na subscribe, rero ibi birafasha kuba ubu butuma cyangwa se iki kiganiro nk'iki cy'ubwenge cyagira ku bantu benshi. Wasanga Imana ari we wenda iciyemo mu buryo bw'umwuka ngo wenda iki kiganiro kigere ku muntu wenda wasengaga nabi, akaba noneho yatahindura akajya asenga neza, bitewe n'uko wagerageze kuba wakigaragaza impression se, cyangwa wenda wakanze like YouTube ikabona ko ari ikiganiro cyiza, ikabasha kuba yakigeza ku bantu benshi, ugasanga umuntu akijije bitewe n'uko umwuka ari wowe ukuremo uyu munsi ugiye kubikora aka kanya. Kandi niba iyi video ikoze ku mutima wawe, andika muri comment wisanze ugira ati mwami guhera uyu munsi ngiye kujya nzamura isengesho ryanjye bitewe n'aya magambo atatu mabi ngiye kumva, nzajya nyakuramo noneho nsenge nigenzesereye nanjye isengesho ryanjye rye gisubiza. Aya magambo yavuge wizeye kandi uyavuge uyakuye ku mutima, biragira ikintu bihindura ku isengesho, noneho uzongera gufata ikindi gihe. Rero abantu benshi bategereza ko gusenga ari ukuganira n'Imana gusa cyangwa kugirana n'ubusabane n'Imana gusa, ariko ukuri kurenze kuri ibyo. Iyo usenze winjira mu rugamba rw'umwuka, cyangwa se amasengesho yawe aba yageze mu rugamba rw'umwuka, nyine imbaraga zitagaragara. Buriya muri Daniel 10 haranditse ngo Imana yumvise isengesho rya Daniel kuva ku munsi wa mbere akirisenga, ariko igisubizo cyakerereweho iminsi 21 kubera intambara yo mu mwuka. Nyine isengesho ntabwo riba rizamuka direct ngo ritarigera ku Mana, ahubwo hari izindi ntambara z'umwuka mu gihe nawe uri musenga uri guhangana nazo. Kwa kundi ujya gusenga ukumva wacitse intege, kwa kundi ujya gusenga ukumva ntabyo ushaka, ukumva ibiki, ukumva uri gusenga ukumva ariko nta mbaraga ufite, aba ari intambara y'umwuka yose ariko kubasha kubona uri kurwana. Rero ubashije kuyitsinda niwe wenda ubasha kuvuga ngo isengesho rye rirazamutse, ribashije kuba ryagira ku Mana. Rero ibi bintu bigaragaza ko amagambo tuvuga aba afite uburemere mu ijuru ndetse no mu kuzimu. Impamvu uba ufite iyi ntambara nuko aya magambo cyangwa se isengesho ryawe riba rifite effect se, cyangwa riba rifite uburemere bukomeye ikuzimu, ndetse n'impamvu uba wizeye ko ugiye gutera isengesho no kuba wizeye ko rirazamuka rikarenga imbibi zose zikagenda rikaba ryagera ku ijuru ku Mana, nawe ukaba wasubirwa. Ariko hano
ni si ibyago biba gusa cyangwa se ngo ibintu ngo dusanzwe tumenyera. Akenshi na kenshi dukoresha amagambo asa nk'aho ari ayo kwicisha bugufi ariko akaba asenya ukwizera kwacu se, cyangwa nk'uko nyine twaba dufitanye ubusabane burenzeho cyangwa se gusabana birenzeho n'Imana, ariko aya magambo akaba agaragaza yuko nta kwizera dufitiye iyo Mana yacu. Amagambo akuraho ububasha Imana yaduhaye se, cyangwa akuraho nyine ibintu Imana yaduhaye dushoboye, cyangwa se nyine amagambo nyine yerekana ko byatsi tutari kwizera Imana. Rero Yesu yabivuze neza muri Mariko ati, muri Mariko 11:22, buriya ibyo musaba byose mu masengesho iyo mwizeye ndetse mwatuye mwizeye, akenshi na kenshi ujya wumva ko ibyo bintu wamaze kubyakira. Buriya ukwizera ni ikintu cya mbere gihambaye umuntu aba agomba, cyangwa se umuntu usenga aba agomba gukoresha mu gihe ari gusenga. Rero iyo wizeye se cyangwa ufite kwizera guhambaye, iyo usabye ikintu uba umeze nk'aho wagihawe nyine. Yesu yarabivuze muri Mariko 11:22, uri umwanzi ni umunyeshyari ukomeye cyane, ntiyagukoma se cyangwa ntiyaguhagarika ngo agutere imigeri ngo aguhagarike. Akenshi na kenshi uri gusenga ntabwo Satani se cyangwa abadayimoni bazaza ngo baguhagarike iyo uri gusenga se, cyangwa nyine uri gutera isengesho ngo babe bakubuza, ahubwo bazakureka, ahubwo bagutoze guhora usenga nabi cyangwa guhora usenga ukoresheje amagambo yose, bigatuma rero iryo sengesho ryawe uba umeze nk'aho uri gukorera ubusa, rikaba ritazamuka ngo ribe ryagera ku Mana. Rero niyo mpamvu Satani akunda aya magambo atatu, kuko buri gihe amufasha kuba isengesho ryawe nta hantu ryagera, kuko iyo uyavuze isengesho ryawe rihita ritakaza imbaraga ndetse rikaba ritazamuka ngo ribe ryarenga umutaro, kuko aya magambo ntabwo aba ari meza buriya mu isengesho ryawe. Niyo mpamvu Satani ayakunda cyane. Buriya ijambo rya mbere ugomba kwirinda gukoresha mu isengesho ryawe, guys, aya magambo muyitonde ndabinginze. Hari ukuntu umuntu ahora asenga buri munsi yinginga Imana abona adasubizwa bitewe n'aya magambo kuba ahora yakoresha ijambo niba. Iri jambo ni buryo ryirinda mu isengesho ryawe. Ijambo rya mbere uba ugomba gukura mu masengesho ryawe ni ijambo niba. Riba risa nk'aho ari ijambo ryiza, risa nk'aho ari ijambo risa nk'aho nyine ryo kwicisha bugufi, cyangwa se risa nk'aho ari ijambo riri mu byanditse nk'uko Yesu wenda yarikoresheje avuga ati ngo dawe niba bishoboka iki gikombe kinceho se, cyangwa nyine Yesu yigeze kurikoresha muri Matayo 26:39. Mujye mugenda murebe niko biba bimeze. Iri jambo niba Yesu yigeje kurikoreshaho, ariko sivuze ko ari ijambo ryiza ngo nawe wakoresha, kuko Yesu we yaravuze ko ngo kubera ngo atizeye se cyangwa ngo afite kwizera gukeya, Yesu twari tubizi ko yizeye 100%, kandi ari umwana w'Imana uhoraho, yari yizeye 100%, ntabwo yashidikanya kwizera, ahubwo kubwo kwicisha bugufi ndetse no kwemera ubushake bw'Imana yagerageje kurikoresha. Rero natwe ugasanga abantu benshi dukoresha niba mu buryo bwuzuye gushidikanya, cyane cyane ugasanga umuntu avuga ngo mami niba ushaka unkomereze ibirenge byanjye, unkomereze mu buryo runaka, akongera ngo mwami niba wumva amasengesho yanjye umfashe, cyangwa se akongera akavuga ngo mwami niba ushaka ngo ume umugisha. Urumva ni ijambo risa nkaho riri kugaragaza ko ukwizera kwawe ari gukeya, cyangwa se udafitiye icyizere iyo Mana yawe. Rero iri jambo ndakwinjize ntuzongere kurikoresha mu buzima bwawe se cyangwa mu isengesho ryawe, kuri ijambo ni ribi kandi ntabwo riba ryatuma isengesho ryawe riba ryazamuka ngo ribe ryagera ku Mana. Rero irindi jambo rya kabiri ugomba gukura mu masengesho yawe ni ijambo ahari, cyangwa se ngo birashoboka ko ngenda ikintu runaka. Ijambo ahari uzajya urikura mu isengesho ryawe. Iri ni ijambo rya kabiri uba ugomba gukura mu isengesho ryawe. Ni ijambo ribi cyane kurusha niba, kuko ryo ugereranyije ibintu biba rihagarika ndetse no kuntu rirerekana ko kwizera kwawe ari gukeya ku Mana, naryo rirenze niba. Iri jambo rihisha ubukeya, cyangwa se rigaragaza ubukeya bwo kwizera kwawe ndetse no kuba wambaye umwambaro wo kumva ko utizeye Imana cyane. Buriya iyo uvuga ati ngo ahari Imana izumva, cyangwa se ngo ahari Imana izanyiza, ahari Imana izamfasha, ahari Imana izambabara, urumva ko uba ugaragaje ko utazi cyangwa se udasobanukiwe imiterere y'Imana. Turabizi ko Imana ihora ku ntebe y'imbabazi, turabizi ko Imana iyo dusenze mu gihe bitwumva, turabizi ko Imana n'ubundi iberaho gukiza cyangwa se iberaho gukiza abayo. Rero numva iyo uri gukoresha ijambo niba cyangwa se ijambo ahari, urumva uri kugaragaza ko utazi ububasha ndetse n'imiterere y'Imana, ko ihora ku ntebe y'imbabazi n'ibindi byose. Buriya Imana ntiyahaguruka se cyangwa ngo ivuge ngo ishe kugaragaza ubudahangarwa bwayo nyine mu bintu biri fizikale, mu bintu dufatika, ariko twebwe turayizi ko ari Imana yumva, ari Imana ikiza kandi ari Imana ibabara. Rero itangiye kujya ukoresha ngo ahari, wumva ko just uri gushidikanya mu kuntu utazi uburyo nyine Imana yacu iteye. Buriya mu Abaheburayo 13:8 bavuga ngo Yesu Kristo ni umwe, cyangwa se y'umwami Yesu Kristo uko ameze niko yahoze ndetse niko azahora. Iyo Mana yacu rero tuba twumva ngo kera yarakoraga, na n'ubu irakora ndetse n'aho hazaza izakora, ntabwo bizarekera. Rero ntukajya ukoresha ijambo ahari, biba bigaragaza ko udafite kwizera guhagije kuri iyo Mana yawe wese, cyangwa udafite kwizera guhagije ku Imana yacu. Ikindi kintu cya gatatu cyangwa irindi jambo rya gatatu ugomba gukura mu masengesho yawe na rimwe utazajya ukoresha, bitewe n'uko bituma amasengesho yawe atagera kure, cyangwa se bituma amasengesho yawe
atarenga imbibi aho uri gisenyi ugasanga bihagarikiye aho. Buriya uzirinde kwitesha agaciro. Iri jambo rigaragaza ko ari ukwitesha agaciro ku rwego rukwiriye. Ugasanga umuntu akenshi na kenshi akoresha ngo sinkwiriye, ntabwo nguriye nyine ibi bintu runaka. Ijambo sinkwiriye naryo ni ijambo ributa bukwiye kugaragaza mu mashengesho. Buriya ijambo rya gatatu sinkwiriye risa neza nk'uko risa no kwicisha bugufi, cyangwa se nyine riba ryahawe umwenda wo kwicisha bugufi, ariko muri roho riba rishobora kuba ari ijambo rya mbere rishobora kuba ryakwicira amasengesho yawe mu buryo bw'umwuka ariko utari kubasha kuba wasobanukirwa. Kenshi abantu basenga bavuga ngo mwami sindumva nakwiriye, ngo wenda sinkwiriye kubaho imbere yawe, ngo sinkwiriye kuba mu maboko yawe umunyabyaha nkanjye, sinkwiriye urukundo rwawe umunyabyaha, umuntu ukora ibintu biri nkanjye. Urumva amaze kwicisha bugufi uvuga ngo si ukwiriye imbere y'Imana. Ariko buri muntu wamenye ibi ngibi ngati nibiba ari ukwicisha bugufi, ahubwo biba ari ukwemera ko Satani agukomeza se, cyangwa Satani akurusha imbaraga. Abantu benshi babikora bazi ngo ni ukwigisha bugufi, ariko Satani aba yamaze kubarusha imbaraga. Mu Byahishuwe 12 kugera ku 10 haravuga ko ari we uregura kandi akaba yabera amanywa nijoro. Urumva Imana nishobora kuba yagucira urubanza ikamenya ko udakwiriye se, cyangwa ikaba nyine yagaragaza ko uri ufite umucyo, cyangwa ikaba yagaragaza ko ufite ijoro muri wowe. Ntabwo ari wowe ugomba kuvuga ngo wowe ntukwiriye, kuko ntukicire urubanza, kuko nawe ibintu biba byarabaye. Wowe icyo ugomba kumenya ko gukiranuka kwawe gufite, ndetse n'ibindi bintu byose runaka Imana tuzi dukunda ufite urukundo, ugaragaza ubupfura, kwitonda, ariko ntugende imbere y'Imana uvuga ngo ntukuriye ikintu runaka. Iyo uvuga ijambo sinkwiriye uba usubiramo, cyangwa se uba ugaragaza ko ibyo Satani avuga aba ari ukuri. Ntabwo uvuga ko Imana nyine ibyo uvuga ari ukuri, kuko nyine Satani bivuga ko twebwe tudakwiriye imbere y'Imana. Iyo wamaje kuvuga ko nawe udakwiriye, urumva ko uba uri kugaragaza ko Satani avuga se, cyangwa Satani afite ububasha. Rero mu Baroma 8 igice cya mbere haravuga ko nta rubanza ruba ruhari ku bantu bo muri Kristo Yesu, cyangwa se nta kwicira urubanza umuntu aba agomba kugera nyine mu gihe wumva ko uri muri Yesu Kristo. Buriya ukwicisha bugufi nyakuri ntabwo bavuga ko urimo kwiyanga se, cyangwa urimo kuvuga ngo ntukwiriye just witesha agaciro, ahubwo ni ukwemera ko amaraso ya Yesu ariyo amaraso yaguhawe, yakwambitse undi mubiri wera. Ukemera ko mu gihe wabaswe cyangwa se wogejwe amaraso ya Yesu, icyo gihe uba wambuye umubiri wera, kandi muri icyo gihe uba ukwiriye. Rero nukongeye kuvuga ngo ijambo ngo si ukwiriye, ahubwo ujye uvuga ati mwami ndagushimira kuko binyuze muri Yesu Kristo nabaye uwukwiriye imbere yawe. Si imbaraga zanjye, ahubwo ni ubuntu bwa Yesu Kristo ndetse n'amaraso ya Yesu Kristo, kugira ngo mbashe aka kanya kuba ndi uwukwiriye imbere yawe. Iryo ni ryo rya jambo rya mbere, cyangwa iryo ni ryo sengesho rya mbere ushobora kuba ryagufasha imbere y'Imana. Kandi mu gihe cyo kuvuga ngo wenda ugiye kuba wakitesha agaciro, uvuge ngo ntukwiriye ibiki n'ibiki, usengera iryo sengesho rito ryaba rihagije kugira ngo wenda ujye kuba watangira kwitesha agaciro imbere y'Imana. Rero igihe kiyageze kugira ngo turandure aya magambo atatu yica amasengesho yacu mu bihe byacu bya buri munsi, tugatuma tudasubizwa, tutagira ibintu tubona imbere y'Imana, kandi twasenze ntako tutagize, twigirije, twafashe ibitambo, ibintu byose, ariko ugasanga ntabwo turi gusubizwa bitewe n'aya magambo atatu twamenyereje akanwa kacu yuko tugomba gukoresha buri gihe. Rero ntuzongere kuvuga ijambo niba ahari se cyangwa sinkuri. Aya ni amagambo atatu ameze nk'iminyururu ikuzirika mu gihe usenga, agatuma isengesho ryawe nta hantu ngo riva ngo ribe ryagera. Ariko uyu munsi ushobora kuyirengagiza, cyangwa se ushobora guhita utangirira aka kanya ukavuga ngo ngiye kujya noneho nkora isengesho rifite imbaraga, isengesho rifite ububasha, isengesho rizajya risubizwa bitewe n'uko ryuje nyine ubwiza, kandi ari isengesho ryera rigakomanga ku mutima w'Imana. Muri Yohana 5:14 baravuga ati dufite icyizere mu byo dusaba, kuko nta kintu buriya dusaba cyangwa se ngo duhabwe ku bw'ubushake bwacu, bwose bari ubushake bwenda vuga ari ubushake bw'Imana. Buriya Imana niyo idutega amatwi kandi ikamenya kutwumva, ikamenya icyo dusaba ndetse ikamenya n'ibyo dukeneye, ariko niyo iba izi ibyo dukwiriye. Rero ikintu cyose uzasaba Imana ujye umenya ko yo ariyo itazaguha icyo usabye, ahubwo yo izareba icyo ukwiriye akaba aricyo iguhereza. Buriya kwizera si ugushidikanya kuri wese, cyangwa kuvuga ngo ahari cyangwa se ngo si ukwiriye. Buriya kwizera kwa nyako ntabwo ari ukwishidikanya, cyangwa uvuge ngo ntabwo wowe uri kwizera ku giti cyawe. Icyizere kiba kirimo ubwubahane se, cyangwa kubaha ijambo ry'Imana, ntabwo ari ugushidikanya kwambaye ishusho yo kubicisha bugufi uvuge ngo ahari just uri kumva ngo uri kugira ngo uri kwizera, cyangwa se uri kugaragaza ko ufite icyizere gikomeye, cyangwa se nyine wicisha bugufi, ariko nyine uri gufata ishusho yo kutizera ukavuga ubicishije mu kwicisha bugufi, kandi uri kugaragaza ko nta cyizere ufite muri wowe. Buriya urebye imbere mu mitima yacu, cyangwa se urebye imbere mu mutima wawe, wenda haba hari imigisha myinshi yakabaye yarakugezeho bitewe n'amasengesho wagiye ukora, amasengesho yawe ya buri munsi, ariko bitewe n'uko aya magambo atatu wagiye uyakoresha cyane, amasengesho yawe aba asa nkaho yirengagijwe imbere y'Imana.
andika muri comment nk'ijwi ryo kwizera ati kuva uyu munsi amashengesho yanjye agiye kuva aba yuzuye kwizera ndetse n'icyizere gihagije, kandi ngiye kuvana aya magambo 3 mu masengesho yanjye kugira ngo njye mbasha nanjye kuba nasubizwa, ndetse njye kuba mbasha nanjye kuba nakora isengesho rifite ireme kandi isengesho ryuzuye kwizera guhagize. Rero niwe twari kumwe aka kanya, yari amagambo 3 mabi cyangwa se amagambo 3 yica isengesho ryawe, agatuma isengesho ryawe ritazamuka ribe ryagira kure ndetse ngo ribe ryagira ku Mana. Rero twari kumwe aka kanya, nyakuri w'agaciro, ntugende udakoze subscribe.